abana bamaze kuba batinganya, urahura n'umwana mutoya ukabona yigize umukobwa, kandi bitangirira mu ngo, bari gutangirira mu ngo zanyu. Mwababyeyi mwe nimwe ndimo kubwira, sindi kubwira abana, ndimo kubwira mwebwe ababyeyi mu nkuriki, ndi kwibwirira ababyeyi rata. Ababyeyi rata mu nkurikiye mu nyumve, mubanza mukande subscribe, mukande no kukazogera, mukore na share y'iki kiganiro kigere ku babyeyi benshi. Nibura ababyeyi bazajye baganiriza abana babo hakiri kare. Umwana nihagira undi mwana umuzanira umwuka mubi, umuzanira uyu mwuka mubi, atokesha umwana yirukanka abivemo. Kuko umwana mutoya w'imyaka 5 ari kwegera undi mwana w'imyaka 6, 7, akamwegera bagatangirana gukorana amabi ari abahungu babiri. Mugashiduka abana barimo gukora ibyo bintu bikabarenga, bakazashiduka bakuze byararangiye, bakababeshya ngo barabivukanye, barababeshya. Umukobwa ari gucunga kandi gakobwa gatoya, akagafatirana, agakobwa karararutse, akagenda agafatirana wa wundi, bakagenda bakora ibintu by'amahano, bikarangira babaye abarezi birenye, babaye abakobwa babatinganye babarezi biyene, bikarangira umukobwa muvuga ngo yarabivukanye, arababeshya. Mucunga abana mu bafatire hafi. Noneho abahungu bakuru barimo gushuka abandi bahungu bakiri batoya mu myaka, bakabajyana muri ibi bintu by'ubutinganyi, bababeshesha utuntu n'utundi. Bakazajya bikoreshwa udusinye twatundi tw'abakobwa ba kera binjajwa, bikubitishaga amashyi n'ibindi, bagatangira kwitana abashu. Umuhungu agahamagara undi ngo umushu. Ibyo bintu niba ubyumvishe ku mwana wawe, kubitira igini hafi, fata igini rijwigiriza, fata igini uhitirijwigiriza, ukubitira igini kure. Umuhungu arahamagara undi ngo umushu. Nge ndabarabuye nitwa Emi Ndabarabuye. Mu makorari buzuyemo, bamaze kuzura mu makorari. Mu makorari uragera muri korari y'abantu 100, ugasanga ngo harimo nk'abatinganya 8, kandi ukabona bari proud, bari kuririmba nta kibazo. Ejo agakurura undi akamusiga uwo mwuka, ejo akamukurura undi akamusiga uwo mwuka. Ibwo si byo nibiki? Ngo mubireke, mumureke kubivuga. Ni mureke kubivuga, nta kibazo. Ni mubireke. Mureke kubivuga, nta kibazo. Turabivuga, ngewe ndabivuga. Nge nitwa Emi ndabivuga. None uzajye kundeka. Niba umwana yikora w'umuhungu akajya muri anniversaire, kandi babwire umwana w'umuhungu akikora akajya muri anniversaire ngo yafeteye undi muhungu we anniversaire. Umwana w'umuhungu w'imyaka 18, 20 yafeteye mugenzi we w'imyaka 18 nawe 20, ngo niwe wamufeteye, ngo niwe wamusiripirije, ngo yamukoreye anniversaire. Noneho Imana umumano yamugeneye yamushyiriye, ariko harimo indorerwamo, harimo fondoti, harimo kupongere yo guca inzara ikaziconga, harimo puderi, harimo tiro, harimo ibindi mujya mwisiga simbiza, harimo rabero, harimo n'ibindi pfayongo. Umuhungu akabishyira undi muhungu ngo yamufeteye anniversaire, ukabona uri umubyeyi, ukabona umwana wawe bamuhaye impano irimo ibyo bintu, ugaceceka. Nta soni. Umukobwa afeteye anniversaire undi mukobwa mugenzi we, bagiye kuyifetera ku mazi, bagiye kuyifetera kugira ngo mutamenya amabi yabo, bakagenda bakamara iminsi 2, 3 ku mazi, ngo umukobwa yaragiye gufetera undi mukobwa anniversaire, baragiye bakazagaruka, bagaruka byararangiye. Ubona atangiye kugenda nk'abasoda, ubona atangiye kugenda
sorry abasoda mu mbabarire ndabarenganyije, ubona atangiye kugenda nk'abasore, atangiye gutambuka nk'abagabo, atangiye kwambara imyenda y'amapantaro, bino bipantaro binini bya poche bombe z'abagabo, ariko yigendeshwa nk'abagabo, atangiye kuniga ijwi, umukobwa akatangira kuniga ijwi ngavuga nk'abagabo. Ibi bintu mubigenzure mw'ababyeyi mwe, ndabarabuye. Bite byanyu, kuki mudakanguka? Niba musinziriye ni akazi kanyu, ntabwo twabyemera. Ni ababyeyi ndi kwibwirira rata, njye ndi kwibwirira ababyeyi inshuti zanjye, ababyeyi banjye, ababyeyi rata, ni mwebwe mu nyumva, ababyeyi muri kunyumva, mugerageze. Abana bashize abana muri interina, muri boarding, abana bari kurarana, abahungu bari kurarana ku gitanda kimwe. Kera twebwe twiga baradukubitaga, ngo nta muhungu wemerewe kurarana n'undi, banakubona wanararanye n'undi muhungu, banakubona bakagukubita neza akabwana, bakaguha ibihano, ukajya gukoropa mu tuwarete, ukajya gukoropa mu madushe, bakakunaniza, bakaguhana mbye, ugahita ubicikaho, ngo nuko washagera ngo urarane n'umuntu ngo ngagushyushye. Ubu rero ubu ngubu nibyo byeze muzi za interina, abahungu barara bashyushyanya, abakobwa bakarara bashyushyanya, gushyushyanya bikazarenda bivamo nyine gushyushyanya. Ntabwo mubyumva se? Niba wifuza kugura inzu, ndagira ngo nkwereke diru nziza, inzu nziza ushobora kugura kandi ku mafaranga make cyane. Iyi ni inzu iherereye Musanze, ikaba ari inzu irimo kubakwa ndetse imaze gukingwa, ariko nanone nyirayo akeneye amafaranga kugira ngo agira utundi tubazo yakemura. Ni inzu iherereye mu karere ka Musanze, mu murenge wa Kimonyi, akagari ka Birira, ndetse mu mudugudu wa Ruremo. Akaba ari inzu rero iri muri site ya Kadahenda, kandi ni site nziza cyane, site yo muri zoningi R1. Iyi nzu ikeneye miliyoni 14 gusa. Akaba ari inzu nziza iri mu kibanza kinini, metero kibe cyangwa se ubuso 256. Iyi nzu ikaba ifite ibyumba 4 bimeze neza, ikaba ifite salo na saramanje, ubundi ikaba ifite stoke na douche ndetse na korodoro. Iyi nzu ahantu iri irimo umuriro, murimo kubibona kuri ayo mafoto, kandi iyi nzu ahantu iri ikora ku muhanda, umwe unyuze haruguru y'iyi nzu n'undi unyuze munsi y'inzu. Mbese iyi site baciyemo imihanda nta kibazo. Iyi ni shuwa diru. Kandi nanone iyi nzu ubwiza bwayo cyangwa se ubwiza bw'aha hantu nuko ari muri zoning ya R1, ni mu midugudu baciyemo imihanda. Kandi iyi nzu urabona ko ari inzu nziza utasenya, ahubwo wahita urangiza kuyikorera finisage ugatuzamo umuryango wawe cyangwa se abawe. Iyi ni inzu iri mu karere ka Musanze, ni inzu ikeneyemo amafaranga make cyane, ni miliyoni 14. Niba uzi aha hantu ino nzu iherereye, ni ahantu hahenze, ikibanza kirahenze, ahubwo iyi ni shuwa diru nakuzaniye kugira ngo ubone inzu ndetse n'ikibanza kinini, kandi ubone n'inzu nziza. Iyi ni inzu nini, nawe urimo kubibona. Hamagara nimero rero ziri kuri iyo screen, maze ubundi uvugane n'uyiguha, ubundi ugure neza kandi uhahe neza. Ndabashimira mwe mukora subscribe, Imana ibahe umugisha. sakwe ugasubiza ngo soma, ngo wajyaga mu bajiji uri umujiji, sakwe wajyaga mu bajiji uri umujiji. Iki gisakuzo n'umwana muto wo muri primaire arakizi, ariko ubusobanuro bw'iki gisakuzo ntabwo azi. Iki gisakuzo ushatse kuvuga ngo ahantu hose ugiye ujyayo ari uko ufitanye connection n'aho hantu, ari uko aho hantu uzwi. Niba winjiye mu kabari utari umusinzi, wakoze amakosa. Niba winjiye muri bare utari umusinzi, wakoze amakosa. Niba winjiye kandi muri rogi utagiye gusambana, udasambana ukajya kugura rogi,
rugize ubusambanyi ukoze amakosa. nibyo bivuga ngo wajyaga mu bajije uri umujiji. niba utwaye indege uragenda ukajya mu bapilote, niba uri umusirikare uragenda ukiyanzuza ukandikisha mu basirikare, niba uri umupolisi uragenda ukandikwa mu gipolisi ukaba umupolisi. rero ibi bintu murimo kutubuza ngo kuvuga ngo twe kubivuga ngo twe kubivugaho ngo ibiki n'ibiki, oya njye ntabwo nabyemera. nje kubabwira mu bimenyetso bimwe abantu barimo abana bacu bamaze abana bashize muri kureba abana bagenda mu muhanda, haba abakobwa haba abahungu, mukumva mukababona no gukora ibimenyetso bigiye bitandukanye. abahungu babaye abakobwa bashize, abakobwa babaye abarezibiyene, ibintu byakomeye, mukabicira inyeri. abana bashize muri segonderi, muri za interina, mu nsengero, abahungu bashize bigira abakobwa ngo batereta abandi bakobwa bagenzi babo. abakobwa barimo guteta abandi bakobwa bagenzi babo, none mukabirebera mwa babyeyi mwe mukabicira inyeri kandi ari urukonda. niba ubonye umwana wawe arimo kuzana ibyo bimenyetso, nkaho wamwicaje ngo muganire umubwire ko ibi bintu ari ibintu by'inzaduka, byaje ari ibyo kugira ngo byice abana, byaje ari ibyo kugira ngo abana bapfe burundu, byaje ari ibyo kugira ngo uganirize umwana kandi umuganize gahoro, ugenda ubimukuramo kuko uriya ni umwuka wandura. mu biganire umwana umuhe ingingo, umwumvishe ukuntu ari bibi, umwumvishe ukuntu wabimuvanaho, umugende gake gake ubimuvanamo umwana bivemo. ahubwo muraza kubicira inyera rukonda muvuga ngo twe kuvuga se kubera iki? ko tugomba kuvuga tukabivuga, tugomba kubivuga, turabivuga ngo twe kuvuga. niba wambaye umwenda ugaragaza ubusa, ugaragaza ubwambure bwawe, ukanyura ku muntu akakubwira ati madame, ahari ushobora kuba utabimenye ariko wambaye umwenda ubonerana, uwo muntu ubikubwiye wagize ngo si umuntu mwiza. icyo gihe ushobora kuba wambaye koko ntiwirebe kandi koko urimo kubonerana, ugenda werekana ubusa, ugahita usubiramo ugashyiramo agasurujipe, ugahita usubirayo ugashyiramo akakabutura, ugahita usubirayo ugashyiramo agakora gatuma utagenda ubonerana. uwo muntu ntaba akugiriye neza. none se wa wundi uzanyura akakureba akabona ubwo busa bwawe agaseka akagenda, niwe mwiza? mwitubuza kubivuga, turabivuga. muri iki kiganiro ngiye kubabwiramo ibintu 5 ibimenyetso bya satanike, bimwe ababyeyi bagiye babikerensa ariko ubu byamaze kugaragara. umwana arakura akazajya yirwa kuri ibimenyetso bya satani biraho, ababyeyi mukabireberera. oya, abantu bageze naho bubaka amazu bakayasiga amarangi y'abatinganyi. muri iki kiganiro muragenda mubibona, abantu bari kwambara imyenda y'abatinganyi, abantu bashize. idarapo ry'abatinganyi riraza mu rusengero mukabicira inyeri ngo ryabacitse ngo rijyamo. yego, reka tubivuge pe ko umuntu yabanyuze muri humye, idarapo karyinjirana nibyo, kuko niwa musatse no mu gikapu nibyo. idarapo akaryinjirana akagera mu rusengero arifite, yego birashoboka. ariko akarizunguza rimwe, akarizunguza kabiri, akarizunguza gatatu, abantu bataramwirukana, hagombe haze umuyobozi aba ari kujya kumwiburiza. ayo ni amakosa. akimara kurikuramo mukiribona mutokeshe mwirukane, kasiya isoko igende. mwe gucira ibintu inkeri. hari udukufi twitwa, ni mu cyongereza batwita anklet, ni anklet, ni udukufi bambara ngo batwita ngo ni udukufi ngo two ku maguru. turiya tuntu bambara mu bigaragara, turiya tuntu ubundi mu bihugu byo hanze cyangwa se muri ibi bihugu bya Aziya, za Pakistan, za Koreya, Ubuhinde, turiya tuntu dufatwa nk'umuco.
tura ni umuco w'abagore, umugore wubaha mu rugo, umugore bambara biriya bintu byo ku maguru by'ibinigi n'iki. Ariko ibindi bihugu nka za Amerika, muri Amerika n'ibindi bihugu turiya tuntu batwambara bicuruza, batwambara bimeze nk'abicuruza. Ni indaya ziba zitwambaye zicuruza, zikurembuza. None nubona umuntu utwambaye akaba twambariye umurimbo two kwirimbisha, hakaba n'undi muntu utwambaye atwambaye kugira ngo atange karisinye y'uburaya, ari umusambanyi bamugure. Uzatandukanyirizaho umuntu watwambaye ari ukwirimbisha n'uwatwambaye ari ukugira ngo ab'indaya bamugure. Utwo tuntu ubwo ntuzatwandikaho ngo uvuga ati nubwo utu tuntu nkwambaye wandikeyo ngo sinigurisha, kugira ngo bagutandukanye na wa muntu utwambaye yigurisha niba watwambaye ngo dukunze ko ari umurimbo. Ntaretse, ariko ntaretse ujya kubona ukabona umubyeyi mwiza rwose wiyubashye, umeze nk'aho ari umusirimu wiyubashye nyine, ariko ukabona ngo yaducotsemo ngo nuko adukunda gusa. Yinya, mbanza umenye icyo tugenda tuvuga, nushaka unatureke cyangwa se utwambare, nibakurembuza nta kazi kawe, uzagende. Hari inyogosho yigeze kwaduka mu bihugu byo hanze, umukobwa ngo arayiyogoshesha, anyura ahantu muri karitsiye, ngo umuhungu ahita amukurura mwambura ubusa, ahita amusambanya. Umukobwa atatse agiye kurega, baramubwira ati se wa mukobwa we, wa muhungu we, kuki wakuri uyu mukobwa w'abandi ugahita umusambanya? Aravuga ati ngiye ntabwo namukuriye ngo musambanye, yambwiye ko nshaka. Ati se yabikubwiye ate? Ati reba inyogosho ye, iyi nyogosho iratubwira ati ni karibu ndi ku isoko ndigurisha, nimuze mugure. Ntagiye ndagura, muhaye n'amafaranga arayanga. Mwamenye aho tugeze, mukamenya isi tugezemo, mukamenya uko tugomba kugenda twitwara gake gake, ntimutuma abantu bavuga amangambure. Kuki ibi bimenyetso mu bikerenza? Kuki ushobora kubona umuntu yambaye iki kintu cyangwa se yambaye iki kimenyetso, arimo gukora ibimenyetso runaka birembuza abantu, ugashaka kumushyigikira ngo hajya ngo nitubivugaho ngo bizaba iki, ngo aba ari ukubyamamaza. Ntabwo ari ukubyamamaza, turi gutesha, turi kwirukana. Niba ubonye umuntu akoze ikosa, akaba akoze ikimenyetso kigaragaza ko ari amakosa, mubwira ati ariko iki kintu ukoze wabuze icyo gisobanura. Noneho nusanga atazi icyo gisobanura, umusobanurire akireke. Ariko mwe kutubuza kuvuga ngo twe kuvuga ku kimenyetso runaka. Sakwe wajyaga mu bajiji, uri umujiji. Niba uritereyemo nk'amata y'isazi, utazi ibyo ari byo, wakoze amakosa kuko bagufashe nk'umujiji kandi utari umujiji. Kuki ushaka kwishyira mu bajiji kandi utari umujiji? Ibi bintu tubikosore. Indaya kugira ngo ijye ku muhanda icuruze, yambara ubusa, kuko ntawe ucuruza butike ikinze, arakingura. None murashaka kwambara nk'indaya ngo be kubivuga? Ubu noneho no kugura indaya byakaze kugira ngo mubyemere. Ubu noneho urimo no kujya kugura indaya bakagufunga. None umugabo ejo bundi we yakoze amurorerwa ngo agura indaya ngo aranayica, we baragukatira burundu. Yaragiye ngajya kugura indaya, ngamaze kugura indaya, ngarangije kuyigura ngo amafaranga ngo bemeranyije ngo nibayemeranyaho, ngarangije ahita nayica. Ahangaha rwose Rwamagana, uwo nguwo baramuhanira icyaha cyo kuko yaguze indaya, bamuhanira n'icyaha cy'uko yayishe. Niba leta irimo kwanga uburaya, igaca uburaya, ikanga uburaya, ikaburwanyiriza kure, ikavuga ati n'uwo tuzafata avuganye n'indaya arimo kuyigura tukamufata tuzamufunga, ni kuki mwatubuza kuvuga ibimenyetso bya satanike? Ni kuki mwatubuza kuvuga ku bimenyetso biri gutwara abana bacu bakagenda buri bikabarimbura, bikabarimbuza? Mwibyemera mwababyeyi?
niba ubonye umwana atangiye guhindura imico n'imyifatire yagiraga, gira amakenga hakiri kare, hita ugira amakenga, utangire umukurikirane, umuhozeho ijisho, umenye ibyo abamo, umenye ibyo akora, umenye ibyo avuga, umenye, urebe niba yarahinduye imvugo, urebe niba yarahinduye indoro. Batangiye guhindura indoro abahungu ngo bakareba ngo barerembura, ngo bakavuga bivugishwa nk'abakobwa. Mugira amakenga mw'ababyeyi, muri gukorera amafaranga nibyo, muri kugenda mushakisha ubuzima nibyo, ariko hindukira nibura uzajya ushyira utera n'akajisho no ku bana. Akajisho kabe kari muri business nibyo, ariko nurangiza utera akajisho ku mwana, wibuka atari ku mwana wanjye ari buze gutaha, maze icyumweru ntavugana nawe, reka mvugane nawe tuganire numva impumeko ye, urebe ko wa mwuka utamugezeho. Umutangirire hafi, n'umudatangirira hafi muratangira kurira muboroga. Nanjye ntabwo nzongera kubivuga sinzongera kubivuga da, ariko nyine mbivuze kugira ngo mbakangure mw'ababyeyi. Niba urimo kubona umwana wawe arimo kwitwara uko yiboneye, yitwara uko ashatse, yitwara mu buryo budasanzwe, ari meze ukuntu, ubona yarahinduye imico, ubona yarahinduye imyitwarire, ubona atangiye guhindura imigendere, ubona atangiye gushaka kwambara imyenda, yaba ari umuhungu agashaka kwambara iy'abakobwa, yaba ari umukobwa agashaka kwambara imyenda y'abahungu, agashaka kwigeneshwa nk'abahungu, agashaka kwivugishwa nk'abahungu. Mufatirane hakiri kare, ugende bimukuramo, umugire umukobwa, umugire cyabakobwa, umukobwa we cyabakobwa, umukobwa aba umukobwa ye kuba cyabahungu, umuhungu ye kuba cyabakobwa aba umuhungu, umuhungu ye kuba cyabakobwa aba umuhungu, umukobwa ye kuba cyabahungu aba umukobwa. Ni mwebwe babyeyi muzabigiramo uruhare, naho abantu ubundi bari kwanduzanya ibintu byakomeye. Umwana akazakugeraho ubona byararangiye. Tesha, genzura umwana, ugende umuganiza ko ibi bintu ari bibi, kugira ngo n'undi uzabimuganiza azahite ahunga. Weho utangira ubimuganirizaho gake gake, umubwira uburyo byaje ari bibi. Abana bari kubafatirana, abana bato, uko ntabwo ubundi wazura umuntu mukuru ngo umuntu ahita aza gufatirana bira mupango, yabanza bikamutwara igihe, ariko umwana baramufatirana bigakunda. Naho mu kindi kiganiro, naho mu bindi biganiro, nge nitwa Emmy Munkunde, nitwa Emmy Munkunde. Gano Daily Official, kora subscribe, ukore like, ndabakunda, naho mu biganiro by'ubutaha.